situation nari ndimo narabyizeye, ariko yarabikoze uyu munsi. Yesu ashimwe. Rero yaba indirimbo yaba ubuhamya biba bije kudufasha no kuturema umutima kugira ngo twongere twizere Imana. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu tuza mu iteraniro, ntabwo tuje mu iteraniro kureba umugabo wambaye ikote cyangwa ngo duhure ngo dusuhuzane. Tuza mu iteraniro kugira ngo twongere dusubizwemo imbaraga ziduha gukomeza kwizera Imana. Haleluya. Kubera ko byisi nta byiringiro biriyo, n'amagambo y'urucantege, ni ibibi bigambiriwe ku bantu. Haleluya. Ni ibiciro bizamuka, ni inkuru zimuha, bya bintu ugera mu rugo ukubika umutwe ukavuga ngo tuzabaho cyangwa ntituzabaho. Ariko nje kukubwira ngo umuririmbyi yaravuze ngo tuzabaho no mu rupfu. Haleluya. Yesu ashimwe. Muri iki gitondo ndashaka kubwiriza ku isezerano ryo kubohora. Yesaya 31 umurongo waho wa mbere. Nari nabyukiye hano muri gahunda zisanzwe, naje gusenga no muri gahunda z'ishuri. Noneho hari inama twari turimo dutegura nimugoroba, ndimo ngenda mu gakinjiro umuntu arampagarika. N'umuntu twahoze dusengana hano, yakijijwe tureba, yari yarishwe n'urumogi, yaritoboje amatwi, yaragiye mu bintu byo kubyina, byose bimubera impfabusa, nta byiringiro afite. Nuko umunsi umwe umukobwa twaririmbanaga hano muri groupe y'urubyiruko aramutumira ngo aze kutwigisha kubyina bya bindi bagira gutya. Nuko araza aratwigisha, ahageze arakizwa, amaze gukizwa arabohoka, amaze gukizwa Imana imuha umugisha, atangira kuba umuntu. Haleluya. Yesu ashimwe. Bantu muzi ko Imana yabagiriye neza, mwirinde kuko Satani agamije kugira ngo akwambure ibyo Imana yaguhaye. Haleluya. Bigeze muri cya gihe tujye tubabwira habaye intambara, yari nimero ya 2 mu bantu bateje ibibazo hano. Afite umujinya, afite abantu ashaka kugirira nabi, aragenda byivurugutamo. Uzi ikintu cyabaye? Babandi bamubwiye ngo dufashe, bageze gutya bamutera ishot. Haleluya. Asigara amenetse mu kirere aragenda. Amagaritse rero atangira kwisobanura. Ngo nyine ngo urabona ngo naje kumenya ko naje kugira gute, numva umwuka w'Imana aramubwiye ngo bwiriza kubohoka kuko abantu baraboshye. Yesu ashimwe. Haleluya. Kristo yaje kugira ngo tubohoke. Kristo yaje kugira ngo tubone amahoro yo mu mutima. Kristo yaje kugira ngo tubeho mu buzima butangiriye kuri we, buzasoreza kuri we, tubeho mu buzima tutarogereta ibyo twakoze mu buzima twabanye na Kristo. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ifashe uyu munsi mu byumve. Twahoze twiga umukristo mu buzima busanzwe. Ni ikintu gikomeye cyane muri iyi minsi, aho udashobora kumenya ngo uyu ni umukristo cyangwa uyu si umukristo. Yesu ashimwe. Ukibaza ngo bigenda bite bose ko bajya mu rusengero, nuko batakaje icyo Imana yabahamagariye kugira ngo babaho nk'uko Kristo ashaka, guhera umunsi batangiye kubana na Kristo kugeza umunsi bavuye mu mubiri. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesaya 31. Yesaya ni umwe mu bahanuzi bakomeye, bahanuye ibintu bikomeye, ariko babayeho mu gihe cyo kubona Imana. Haravuga ngo umwuka w'Imana, umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiraho itegeko ry'Abisiyoni barira ryose, kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Amen. Turagushimye Mana Data, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twamenye ko ari wowe wenyine ubohora imitima ibabaye, ibohora imitima iboshywe na karande n'imbaraga z'umwijima n'imigenzo yose y'abadayimoni yakoze ku buzima bwacu. Ndasenze ngo uyu munsi wohereze imbaraga zibohora buri muntu wese uri hano mu izina rya Yesu, kuko ari wowe wenyine ubishoboye. Natuye amaraso Yesu Kristo muri iri teraniro. Reka uwaje ababaye ataha yishimye, uwaje arwaye ataha ari muzima, uwaje abuze ibyiringiro ataha n'ibyiringiro, mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mwami Imana.
kubohoka. Ijambo ry'Imana ritubwiye ubuhanuzi bwanditswe kuri Yesu. Abisirayeli bamaze imyaka myinshi batazi niba bazongera kwitwa ubwoko bufite Imana. Yesu ashimwe. Bagasenga ikabumva ikabatabara, bakagwa bakajya kurabya ibigirwamana, bakagaruka bakabatwara rimbo, bakiheba ibyigiro bikaba, igahagurutsa abahanuzi bakababwira, bakongera bakiyobora bakabata, babaho mu buzima bwa bundi ho hasi hejuru. Ese birakwiriye kuko Kristo wamenye Kristo aba mu buzima bwo hasi hejuru? Haleluya! Imana ishimwe. Ijambo kubohoka ni ijambo rituruka mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa, deliverance cyangwa se deliverance. Ni ijambo rivuga gukurwa mu kaga ugahabwa umudendezo, cyangwa se kuba wari uboshye ugahabwa umudendezo. Haleluya! Cyangwa se wari ubabaye hakagira ugutabara akagukuraho umubabaro. Imana ishimwe. Haleluya! Yesu ashimwe. Iki gihugu nta muntu wo mu mahanga utakizi, ariko hari imyaka myinshi yabayeho kugenda muri uyu mujyi ari ikibazo. Haleluya! Hari imyaka myinshi yabayeho hari abantu runaka badakwiriye kugenda bemye ngo binjire muri biro bajye kwa muganga bige nk'uko bisanzwe kugeza igihe Imana yazanye kubohoka. Yesu ashimwe. Haleluya! Imana yatanze amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, tukaba twinjira mu mahanga bavuga ngo aba ni Abanyarwanda, hahandi haba isuku, hahandi haba umutekano, igihugu gihagaze neza, yabohora n'umutima wawe. Komera Imana yacu amashyi. Haleluya! Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwuzuyemo amagambo avuga ngo nuko ahura n'uburwayi arabohora. Yesu ashimwe. Nuko ahura n'urwaye dayimoni arabohora. Nuko ahura n'umuntu. Icyatsi twasomye cyatubwiye ngo umwuka w'Uwiteka yashyizwe kuri nje ansiga amavuta. Ntabwo ari igihe pasiteri, ni Yesu wavugaga. Haleluya! Murabizi ko dusigaye twiyitirira buri bintu byose ni pasiteri. Bayida wanjye bafite ibyago bikomeye cyane. Hari abantu dusengana hano bambonye ngizwa nakira Yesu umwami n'umukiza, bambona mbatizwa muri Yorodani hano, bambona nsezerana n'umugore wawe, bambona bansengera kuba pasiteri. Abo nababwira iki? Haleluya! Ariko kimwe mu bintu binejeje, the same people, haleluya, abo ngabo nyine bambonye gutyo, twabonye Imana turi kumwe. Imana yacu ishimwe. Haleluya! Twasengeye ibyifuzo bikomeye, nuko Imana iragarukira gutabara. Haleluya! Uru rusengero rufunze, twese twasengeraga, buri muntu wese asengera wo mu rugo. Umunsi umwe n'abana nabwiye muze dusenge. Umwe mu bayobozi dufatanya kuyobora aranyandikira, none se pastor, ibyo bintu si ugushyira abantu mu kaga? Erezuma ko atigeze aza hano, nta nubwo yigeze agaruka hano. Haleluya! Twari tubabaye, twari tubuze ibyiringiro, tudafite umudendezo wo gusenga, nuko bakeya basohoka baradutwikingirana muri kiriya cyumba. Ku wa mbere tukaza nimugoroba, ku wa gatanu tukagaruka nimugoroba, abandi bagakurikirana kuri WhatsApp. Umunsi umwe nandika ku rubuga rwacu ngo ku cyumweru tuzatera. Haleluya! Uyu munsi cyangwa ngufashwe, abenshi baravuze ngo ntabwo bishoboka. Birashoboka mu izina rya Yesu, kuko imbaraga z'Imana ziruta iz'abantu. Yesu ashimwe. Haleluya! Uyu munsi ndagira ngo niba ubashwe n'amateka ubohoke mu izina rya Yesu. Haleluya! Uyu munsi ndagira ngo niba ubashwe n'ubwoba ubohoke mu izina rya Yesu. Hari dayimoni yitwa ntibishoboka, kandi n'ubikora biraba nabi. Ibiki? Haleluya! Nibona kuri iki kibwirizwa umwuka w'Imana yagibukije byinshi, ahereye ku muryango wacu utari munini. Rimwe umwuka wa dayimoni waje urambwira ngo wowe ntushobora gushaka umugore. Haleluya! Nari ngijijwe, narasengaga, nari umuririmbyi hano, arambwira ngo wowe ntuzashaka. Ntangira gusenga rero sasa. Ntangiye gusenga, Imana irambwira ngo genda uzasanga uyu mupasiteri agusengere ubuhoho. Yesu ashimwe. Haleluya! Ntacyo bivuze ushobora kuba ujya ku kazi bikemera, ntacyo bivuze ushobora kuba wiga ugatsinda mu ishuri, ushobora kuba no mu mirimo yo mu rusengero, ariko uribata. Yesu ashimwe. Ukeneye kubohoka, ukeneye imbaraga z'Imana zibohora ubuzima bwawe. Ni ibiki biboshya abantu? Icya mbere, umugozi uziritse iyi si yose ni icyaha. Yesu ashimwe. Buriya nutekereza niyo yaba ari bya bindi bita inyatsi bishingiye ku guterekera, ni ukuvuga ngo ni icyaha cyakoze. Siko bimeze? N'ibyo bavuga ngo ni bya bindi ngo ni imivumo. Haleluya! Nuko hari umuntu uhera n'inagusenge
Haleluya. Yohana 18 umurongo wa 31. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banje nyakuri. Reka dushaka icyanditswe neza tugisome cyose. Yohana 8:31. Namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu akaba ari ntabwo twigeze kuba na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugira iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana naba batura muzamubatuwe by'ukuri. Amen. Haleluya. Aba bantu bari bafite Imana bizina, bafite n'idini, bafite n'igitabo cyitwa amategeko, bafite n'ibindi bintu, ariko ari abanyabyaha ruharwa imbere y'Imana. Yesu yaravuze ngo binjiraga inzu z'abapfakazi, barenganyaga abakene, baryaga iby'imfubyi, nta butabera bwari buhari, amaraso atariho urubanza yaramenekaga, barangiza bagakubitamo amakote n'amakaruvate cyangwa bya bishura by'umweru, bakavuga ngo tugiye mu isabato. Yesu ashimwe. Nuko arababwira ngo mukwiriye kumenya ukuri kuko niko kuzaba batura, kuko umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'icyaha. Yesu ashimwe. Uyu munsi hariho urubanza rutazigera rurangira ruri hagati y'abirabura n'abazungu. Mwaradukoranije, mwatujyanye guhinga ibisheke iwanyu, mugomba kutwishyura amafaranga. Ngira ngo no muri icyo gihe urubanza bararuregeye, ntabwo bazigera bayabaha, kandi niyo yabaye abaha ntabwo bazakuraho abo bajyanye mu bisheke. Yesu ashimwe. Rero Yesu aravuga ngo umuntu wese ukora icyaha ni imbata y'icyaha. Ejo bundi habaze iminsi habaho ibintu bavuga ngo bazambaye amabendera y'abatinganyi mu nsengero runaka, harimo na deperi yo mu mujyi n'ibiki. Noneho mu buryo butunguranye korali n'ubundi yo muri urwo rusengero rwo mu mujyi yagiye kuririmba muri arena, barongera bahita baporojekita kuri uruhande y'amabara y'ibendera ry'abatinganyi. Ejo bundi nibwo nabikurikiranye muri bya bindi bavuga ngo MTN irimo irakora ibitaramo, nsanga noneho Satani yahinduye umuvumo, bya bintu byose bita imyidagaduro, bya bitara bamurika ku rukuta bikazana amabara, byose babishyizemo abendera y'abatinganyi. Yesu ashimwe. Aha rero niho abarokore bazakubitirwa, kuko nabo bamaze kubishyira ku ruhimbi. Pastor abari babwiriza yasimbuka, bafashwa ubi batista wicara agahita kandi ku kintu ukabona ibitara bigize gutya kwa jina la Yesu. Haleluya. Hari ibintu byinshi birimo kujya mbere mu buryo bwo mu mwuka, tutitonze, tutabaye abantu b'Imana, twakongera tukaba imbata y'icyaha. Yesu ashimwe. Ikintu cya mbere kizakubohora kibohora umuntu ni uko umuntu yihana icyaha agatandukana nacyo, ibisigaye agahangana nabyo mu cyitwa gusenga nk'uko turi bubone. Haleluya. Abaroma ibice 6:22. Ariko mwebweho ubwo mwabatuye ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto yanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe muri iyi si uva munsi y'umukozi ujya munsi y'uwundi. Haleluya. Uva munsi y'ubuyobozi ujya munsi y'ubundi. Igihe natwe twatandukanaga n'ibyaha na Satani n'imirimo ye, twagiye munsi y'ibiganza by'Imana, turi twaze kuba imbata z'Imana. Yesu ashimwe. Imbata ntitanga igitekerezo. Haleluya. Abakozi bacu mu rugo bashobora gutanga igitekerezo, kumubwira uti duteke umuceri, bakubwira ati saa sita twawutetse, ngo abana barongera bawurya, wabitekerezo ukavuga ati ariko wavuga ni reka duhindure duteke ubugari. Imbata ntabwo yemerewe icyo gitekerezo. Yesu ashimwe. Haleluya. Imbata itwazwa igitugu. No mu mategeko ya Mose byari byemewe ko umuntu waguze amafaranga umutwara uko ushaka byangombwa ukanamukubita ibiboko. Haleluya. Uko niko Satani adutwara igihe cyose tumwemera ko ayobora ubuzima bwacu, tandukana no kuyoborwa n'imbaraga z'umwijima. Icya kabiri, ibindi bintu bitumase nibyo twikururiye. Hambere numvise inkuru y'umupasiteri nako n'umupotere umwe ukomeye cyane uyoboye itorero rimwe abantu. Kimwe mu bintu cyambabaje,